kandi natangiye nuko nabonye kwishyura bingoye kuko hano yego ngira ibiraka by'ubukwe ariko hano ntabwo bakora ubukwe nko mu Rwanda bakora ubukwe rimwe na rimwe ayo nayo akaba yahura wenda no kwishyura inzu cyangwa n'ibyo birayi yego rero mbonye ko amaherezo yanjye ngiye kuva muri kariyeri ngiye kuzima ko nta bushobozi mfite bwo gukora filime nta n'abandi hano basibaye inzu ikora ngo bashyiremo inkinira abandi nta n'ubwo mfite uburenganzira bwo kujya mu gihugu kuko mbafitiye imyenda nanahageze nafungwa ntabwo naba ngikina izo filime mpitamo gutabara amaboko ndayamanika ibyo bita ibyubahiro mbishyira hasi nk'umuntu utsinzwe umuntu atsinzwe amanika amaboko hanyuma abantu bakagira icyo bagufasha nabo ibyo abandi bavuga kubera ko abantu bavuga ibyo bashatse ntabwo kandi twababuza izindi mpamvu zindi bavuga ku ruhande ntabwo arizo nta n'ikibazo nari mfitanye n'igihugu muri rusange uri mu bantu bari kuri bafite ibigwi bikomeye cyane kituma hunga abantu bakimukiriye muri filime nibyo twenda kwibaza nyuma y'uko wamamaye muri Seburikoko n'andi mafilime akomeye uko byagenda kose n'amafaranga yari arimo uko urumva ko ushaka ko bitarahuraga wenda n'ibyo wakeneraga mu buzima bwa buri munsi uteranyije imyenda yatumye utoroka ukamuguterekanye ne batamfunga yari ingahe ese uwo mwenda wabaye inkomoko yo gutuma ugenda bari bakuregeye no wari amafaranga angahe ngo wenda kubera ko abo mfitiye umwenda barenze 2-3 harimo n'abakinnyi uretse ko abakinnyi bo nta kibazo twari dufitanye kuko bari basanzwe babona uburyo dukora n'abahagayo nagujije muri za ramberi na duke twavuye kuri YouTube izo ramberi rero ari n'abandi abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri wabishobora ntabwo yabijyamo wabishobora ntiyabijyamo buriya navuga ko ariyo ntandaro yo kuba narahise ngenda kurumva inyandiko zari zihari n'iki no kuba umuntu yatinya ko habaho izo manza bikagera aho waterezwa na cyamunara wenda aho ababyeyi batuye kuko haba handitse ku muntu